njya mbona abantu bavuga ngo ho zimaze abantu zive mu Rwanda, zive mu zigi. Wowe itwarwa n'umuntu wakagombye kuba afite ubwenge akayiyobora, ntabwo imuyobora. Please, ngomba kumenya uburyo nkikoreza imizigo ndayihatoneje ingahe, ndamenya ngo mu bantu ndagitwara gute, yewe n'ahantu hadashoboka ni wenda ndi buhagarare mbona umwanya uhagije. Ibyo ngibyo ni amahitamo y'umushoferi, ntabwo ari ho niguruka ngo icomoke yiruke. Mwari mwabikora ubushakashatsi? Papi, bariya abantu mbere ko baguha akazi barayikwigisha. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Mu gihe abantu benshi bakunze kwibaza ku makamyo yo mu bwoko bwaho akunze gukora impanuka mu muhanda akangiza ubuzima bw'abantu ndetse akangiza n'ibindi binyabiziga, ASP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu karere ka Rubavu, yagize icyo abivugaho ndetse abitangazaho byinshi, abwira n'abanyamakuru ko bakwiriye gukora ubushakashatsi kugira ngo bashobore kumenya mu by'ukuri uburyo aya makamyo ashobora gukoreshwa akaba yatanga umusaruro. Reka rero twumve mu ijambo rye uko yabivuze ndetse n'uko yabiganirizaga abanyamakuru. Nimba ndi umushoferi, ngomba kumenya ikinyabiziga uko ngitwara hamanuka, ngomba kumenya uko ngitwara hazamuka, ngomba kumenya uburyo nkikoreza imizigo ndayihatoneje ingahe, ndamenya ngo mu bantu ndagitwara gute, yewe n'ahantu hadashoboka ni wenda ndi buhagarare mbona umwanya uhagije. Ibyo ngibyo ni amahitamo y'umushoferi, ntabwo ari ho niguruka ngo icomoke yiruke. Ho itwarwa n'umuntu wakagombye kuba afite ubwenge akayiyobora, ntabwo imuyobora. Please, nta kinyabiziga kiyobora, ikinyabiziga kitwarwa n'umuntu uzi ubwenge ugitekerereza akamenya guhitamo no gufata umwanzuro n'ibyemezo bikwiriye ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye muri tere zitandukanye. Aba ni abashoferi bari senior. Ni gute utwara imodoka iyo imvura yaguye hamanuka? Ni gute utwara imodoka hazamuka? Ni gute utwara imodoka hatambika? Noneho yikoreye, ni gute bitwara? Ese ni gute uya kuruhuka? Ibyo byose ni ibibazo byaguha ibisubizo byinshi dushobora kuba dufite, wenda abantu benshi birengagiza, tugahitamo kuvuga ikintu kimwe gusa. Hari abakunze rero kuvuga ko aya makamyo ngo yagakwiye gucibwa hano mu Rwanda, akaba yashaka ahandi ajya gukorera ngo kubera ko akunze guteza impanuka nyinshi mu muhanda ya hano mu Rwanda. Ahangaha rero Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi, nawe afite icyo yabasubije. Reka twumve igisubizo yabahaye. So ntabwo ndi umuvugizi wayo, ariko ndagira ngo nkureho ikintu cyo kumva ko njya mbona abantu bavuga ngo ho zimaze abantu zive mu Rwanda, zive mu zigi. Zigiye ko ari imodoka, ariko ubu ngubu uwabara umusaruro mujya mukora research abanyamakuru mukareba contribution y'izi modoka ku iterambere ry'igihugu mu bwubatse no mu bindi, ukabibara ukabireba uburyo umusanzu bwatanze, hanyuma ugahitabuza umuntu uvuga ngo zive mu gihugu. Ahubwo se twakwize kuzikoresha neza. Reka mbaho urundi rugero. Ni mugende murebaho amakampani y'abashinwa hose akora muri iki gihugu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho bubaka imihanda n'ahandi hose, ni imodoka bakoresha n'iziriya zabo. Uzambwire n'imwe yari yabo. Uzi impamvu? Mwari mwabikora ubushakashatsi? Papi, bariya abantu mbere ko baguha akazi barayikwigisha. Reka dusoze amakuru yacu tubwira abashoferi batwara amakamyo ko bakwiriye kujya batwara imodokari zabo neza, bakazitwara kandi baruhutse bihagije, kandi bakirinda gufata ibiyobyabwenge mu gihe batwaye ibinyabiziga. Bakunzi ba Talks, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze yivange mu byanyu. Ngende Emmanuel Nshimiyimana.